ariko ubu koko mana ubu buzima wemeye ko mbubamo kuba mu rugo nkaho naba mu rugo ibi bintu birambabaza cyane mana ndakwinginze uzakora ikintu kimvana muri uru rugo kuko ibi bintu ntabwo byakunda Mana icyo nkwisabiye cyo basi makumvikana n'iyi famiye basi uriya mukobwa ngo ni Kirabo muye gucisha buke basi nanjye yumve ko ndi umuntu ariko ndabizi ko bizagenda neza iyi famiye ngomba kuyibamo kandi nkakomera kuko ndabizi ko nzaba umuntu ukomeye cyane Mana ndabizi yuko uzabigenza neza Sindi wawe ko numva uri gusakuriza abantu bagateza isahani zo kuryama kw'abantu ko mana ziri kurabaye nta kintu nabaye Kirabo ukaba uri kurira gutyo nta marira yaje nese urumva nta kintu wabaye ukaba uri kurira ntacyo umuntu arira nta kintu yabaye se amarira yawe nk'ayo ngo umuntu amaze kuyaga muri uru rugo ntukajye ubyuka ukungurira abantu muri iki gitondo abantu baba bakeneye kuruhuka sibyo niba utaba ukeneye kuruhuka ntukazaza uza gutera iseseme hano ko nta muntu ugufitiye impuhwe nta n'umuntu uza gutera hano iseseme sibyo ibintu nari nibutse nyine byambayeho kera nujya ubyibuka ujya usohoka inyuma y'igipangu ujye kubyigambirira sibyo ko hano nta muntu ugufitiye impuhwe nta muntu wakuzanye mama sinzi hano yagutora ugakuzana muri uru rugo ubundi waje gukora iki muri uru rugo ariko Kira ko nawe uri umukobwa ko twese tungana turi mu myaka imwe Kirabo ibintu byambayeho ko nzi ko nawe byakubaho wajya ucisha amacyamba ntukanaga iminsi sibyo kuko icyo nyene cyo sindakibona sibyo icyo nyene cyo sindakibona ntago ngiye naba nkawe ndi kujya muhara ku muhanda mwagiye mwiyubaha ubundi amakosa yanyu niyo atuma mugiye muhara ku muhanda sibyo kandi ikindi reba ariko n'intebe wicayemo ariko usigaye ugira n'agasuzuguro ariko ndakubwira ugasika nasoni ndakubwiye ngo haguruka ugende koza ibyombo unakoropa ahantu umuntu akeneye mama nabyuka mu kanya na dadi urumva aribo bari bugiye gukubura cyangwa baza guteka icyayi Kira kankubwiye saa yine umuntu atarafuta breakfast none wicaye muri uri kurira Kira ikintu murango amarira yawe nta kintu ari buhindura ko byo mvuze haguruka muri izo nawe ujye kujya udanashyiramo n'indi ubu kuko ngwayinda utazigira ku muhanda ntabwo baba bazifite ahubwo niba nta nimero ufite simbizi haguruka muri izo ntebe ntushime ko nawe nagushimira unabateye gusa Kira kankubwira sinumva nakubaha Kira kankubwira sinumva nakubaha ibi bintu bizagukora umuntu amara kubasirira mwangize reka nkubwire ntukajya ubona nitonze umwana mwiza hari igihe nagukorera akantu Kira ukazakicuza ushaje Kirabo kankubwire ntukajya mbona nirirwa ndira ahangaha ubwira ko wese nijye gutera kurira mama amaze kukusiremura waje utazi uko bambara ipantaro waje utazi uko bafunga ishati wambara igiti igera ku birenge none usigaye uzi uko bambara ipantaro usigaye uzi uko bambara ishati ukamenya no kuyifunga ahubwo uri kwasama ngo Kirabo mwiyame mu kanwa kawe kandi uzigama Kira jya uvuga uzigama umenye ko ari guteka ahangaha ntanagukorogera ntabwo ari wowe mana sibyo ntabwo urinda sibyo rero byo kuvuga ngo wangurogera Kira reka nkubwire niba ushaka ko tubaho duhanganye noneho reka tubikore tubikore nje nawe uzareba umwana muri uyu rugo narabwira n'umwana wavuye hanze duhangane Kira duhangane duhangane urabishaka Kira kankubwire uzansaba imbabazi kuko nakwihanganiye kiraho upfukamira umungu ahubwo nudaca bugufi uzumva ngo tubane wowe ca bugufi sibyo yego mama kuko ubana kureba gutya mu gitambo ukabyuka watashye ako ubundi wakuniga Kira nubwo ndamuri runo ntabubwire sibyo kamubwire Kira usabaze ibi bintu ntabwo byazaba muhora ubwira no magambo
ati niba kambwire Yesu yaranyota ntuzongere kumenya ahantu ibihe byiza kuri mwe mudukurikiye kuri 001 TV SHOW.RWANDA amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose umujyi wa Kigali mu nkengero zawo nizere ko mumeze neza nibagiwe diaspora nyarwanda muri ikota masingi nkuko mubizero inge rashitse na kanzura hewa mvuje barijyane izimira ikicyura Badman Ramjan King of the NY City nabwo ngenje nyene kubanga bw'ibyuma ndi kumwe na AB number 1 AB or the score. Yes, imbere no kuri kamera kuri screen zanyu murabona ko mafite abantu babiri abakobwa babiri bazwi muri filme yitwa Imiriro Films ngira ngo benshi mugiye mubazi nkuko mwagiye mumbwira ngo nzabagarure cyane Kirabo ngira ngo murabona imbere nkuko babakina ibintu byiza bikabashimisha reka rero tubaha ikaze muri 001 TV SHOW.RWANDA murakoze cyane murakoze kutwakira iby'agaciro ngira ngo wenda abakurikiye ari benshi batabazi mwatangira mubibwira amazina yabo iruhande rwawe iburyo bwawe bakwita nk'ibisanzwe ni Kirabo Rosine ari gukunda kuvuga gakeya sinzi impamvu okay mumbabarire nk'ibisanzwe ni Kirabo Rosine yego uruhande rwawe mugenzi wawe nanjye ni Umuhoza Claudine rero uri umwe mu bantu bakunzwe muri Imiriro Films bitewe n'akantu wakimwe ko ukunda gukina ukunda kurwana oya ntago ari byo nkunda gusa ariko nyine ahantu hose ugeze yego uba ugomba gusa nawe niba ari mu migeri mba mari niba ari mu kurira mba mari nyine ahantu hose mba ndi tayari ni gute wisanze mu mwuga wa sinema cyane inzira ndende gusa ariko nubwo ari inzira ndende ndashimira umuntu wanzanye umuntu wanzanye rwose ndamushimira byumve bamwita Tupa yarangati wa mwana ufite imana kandi imana ntabwo yapfa ubusa nanjye koko ahantu hose ngiye bakavuga ati uyu mwana ntabwo twapfusha ubusa bakavuga ati uyu mwana uko bisa kose yego tugomba kumuzamura tukumenyere muri filime nyinshi ariko filime nakumenyemo bwa mbere niyo bita Gakweto iriya filime watinzeho neza wari ufite uruhara ariko se kubera iki mwese mwari bari babaye itegeko ryo kwiyogoshesha urupara ntabwo yari itegeko kwiyogoshesha gusa nyine njyewe nabihisemo nk'umuntu ushaka kuba main character w'iriya filime ariko nabonye bose bari bafite ibipara ntabwo ari bose yiyogoshesheje abishaka abahungu byari itegeko ko bitewe n'ukuntu filime yari yanditse byari itegeko ko umuhungu nyine yiyogoshesha igipara gusa ariko abakobwa nyine twebwe ntabwo byari itegeko umukobwa wari ube main wa filime yari kuba afite igipara ubwo rero nanjye niyumvishijemo impano nuyumva nk'umuntu wadanje ndavuga kiriho kino gipara nanjye mbu main gusa nyine birikaraga mbona ihirwe rirancitse ubona riragucitse mugenzi wawe Kirabo rero reka nawe tumugereho Kirabo umeze ute njye murana meze neza fresh umeze neza fresh aho uri mu miriro numere neza Imiriro Films zimaze kwatsa abantu ubu ngubu twe twataye icyizere ko tutazongera kugera ariko ubu ngubu imiriro nono yazamutse ubu tugiye kuba imiriro Gakweto tuyireke ubu twagiye mu miriro ni ukuvuga ngo abakunzi bawe bamaze igihe muri comment bavuga ngo Kirabo wacu nicyo wahaye abanyarwanda kugira ngo bahore bakurekara amati turashaka uzagarure Kirabo erega urumva sinzi ukuntu nabivuga umuntu yakubonye aragukunda yego nta kintu nabahaye nta n'ibintu birenze nakoze ngo umuntu ankunde yego none se reka ngo ntabwo ngera actinga kurusha abandi ahubwo umutima nyine abantu bigirira bakomeze bawugire bakore subscribe hose
ari kuri 001 TV Show Rwanda muyikore ku miriro mukore subscribe mutere comment like musharinge mana support zanyu zirakenewe turi hano ku bwanyu no kuri mutabirebye se urumva twakomeza babaye n'ibitekerezo bya mutubwire wenda ngo cyawe yakinnye nabi hano mubwire muhoze ngo wakinnye nabi hano agira icyo akosoraho nanone ikintu kimwe nkosora ku banyarwanda yego ibyo bintu bikunda kutubaho mwanya cyaho nkaza ngo nibamaye rore ikomeye nk'iyo kuvuga nabi cyangwa ndi nshinze twahurira hanze ugabiba ngo ndaba mukobwa w'inshinze comment kubishyiramo my friend mumenye ko ari akazi n'akazi ibintu dukorera kuri kamera naga ariko mu buzima bwo hanze tumeze sibyo kuko ujya muri comment nyinshi usanga abantu bateye comment nyinshi cyane urumva ngo ibintu umuntu akina nago biba ari sawa ngo nago biri guhesha ngo hanze abantu barakubona utengo nta mugabo uzabona nese umuntu abona umugabo ngo nuko yakoze ibintu byiza hoye iyo umuntu yagukunze n'undi wamubona gusa ariko mureke kudutera amabuye shumureta ko yakinye filime ya shumureta byawutumye atabona none se kankubaza noza agira mwita ngo uyu mugabo ni bagira mwita uyu mugore amwita ngo kira narengore kakina avuga nawe mu buzima busanga avuga nabi umuntu uzi ko wahuye nawe avuga nabi mutubwiye Aisha se we avuga nabi wapi ariko naratashe ukunda gukina somana nawe nagasoma nagasoma comment ndi n'umufana cyane ndatsoma comment ye muri comment nshuti yanjye baramujudginga ngo mbega umukobwa ngo yishe umwana w'abandi ntabwo yamwishe kandi nakazi ngo yaje umwana wa pasteur ngo amutira niba atari ibanga baguhaye rero gusomana n'umuhungu mukina filime wabikora nabikora narore nimwe muri filime nakora sure ndore mwe nakora niyo kumbwa ngo nje hari anambaye ubusa kuri kamera iyo ntabwo nayikora uzima bavuze ngo yabikora ashobora no kuba atabikora pe ariko bundi iyo urahanga nta nubwo nge nakwereka intege nkeya zanjye mubwiye ngo sinabikora reka bivuze ngo niba uri umwateri buri kintu cyose uhora witeguye kugikora nk'uko kiri kandi ukagiha abantu nk'uko mu buzima busanzwe basanzwe bakina kuko ntabwo twihimbira dukina ibintu biba mu buzima busanzwe mu buzima bwa buri munsi ko ntabwo ngiye navuga ngo gusomana ni ibintu bisanzwe kandi kuba umuntu yakujyaginga byerekana ko wakoze ikintu abantu bari bakeneye mutere comment nimushake mudutukere ko comment niba atari ibanga wowe na Kirabo ko muri babiri mukunda guhuza cyane n'ibintu mukina wagira ngo murabana mufata umwanya wo kwicara mukandika cyangwa n'ibintu biza mu mutwe gusa mugahita ngo byakwita aho ngaho birakomeye cyane ikibazo tubajije ako ntabwo gikomeye kiroroshye kiroroshye ariko kiranakomeye okay turandika ariko nk'umwateri hari igihe ujya ahantu akahita bakubwira ati tekereza ubwo aho ngaho nyine nk'umwateri nawe uba ugomba gukoresha ubwonko dushaka akantu ke tupo ariko rero mbaze umuhoza muho ko mbona uburyo uhagaze cyangwa uburyo ugaragara umuntu utagaragara nk'umuntu ukina filime kandi nkambona ubizi neza ubundi izo mpano wayikuye hehe okay ubwo uyu ndeba physically ubona nasa nk'umuntu ukina filime yes okay like abantu dukina filime akenshi babazi ko turi difa cyane imico yacu character zacu bitandukanye gusa ariko bitewe n'uwo nifuza kubaho niyo mpamvu nitwara gutya none se haraho numvishe ngo iyi group yanyu mbari group yanyu imiriro film uki mwahise imiriro films no kubera iki nuko tugiye kubaho ibintu by'imiriro urabona hano mu Rwanda tumenyere kubona ibintu bimwe bidahinduka muri cinema yego ugasanga sunda bivuga gutya reba Stimedi zino filime zikomeye nyine ni inkuru itara none Stimedi mana yararambiranye pe njye ntabwo nabura kutabivuga urambirana kuri wowe ushobora kuba yararambiranye ariko bayikunda bataya kandi gapande kakomeza turayikunda okay turayikunda ariko nyine ni ubona rushumikanye nta minduka nyine bundi muri sinema nyarwanda bahora bakina ibintu bimwe ugasanga umukobwa azakundana n'umuntu useni irangira none twe dushaka kuzana impinduka umukobwa ahita akundana n'uwo muntu mu minota itatu muri make murashaka kwatwika turashaka nyine kuzana ibintu by'imiriro biri mutwitege bro mutwitege nari nibagiye aka kantu
mumfashe mugere ku miriro mugere subscribe cyane tuyifunguye ejo bundi mwabantu ariko abajura baratarabiyamye abajura mwihangane mureko dutera imbere inshuti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda mbonereho nanjye mbasabe mwihangane mukuri musapotinga aba bana mujye ku Miriro Films mukore subscribe like comment munasharinge kugira ngo dukomeze tubatere ingo ngira ngo wenda dukomeje hari akantu nibagiwe kavuga ari bagiye ikindi abanyarwandakazi mushaka kuza mu Muriro Films tura amarembo akinguye niba ushaka kujoininga nuza yacu groupe yacu sibyo jya ku Muriro Films wandike muri comment usige numero yawe yego usige numero cyangwa tuza gushyiraho inomero muzaba muduhamagaraho namwe muze mureke ibintu muve hanze pe impano zanyu mureke kuzisinzira muze pe ni karibu turabakira n'urukundo sibyo nawe tuzasubiza inyuma ikintu tubijeje twagiye dukinira cano nyinshi zikaturya ariko mu miriro nukuri ntago bazaba urakoze cyane tutararenga aho ngaho wagiye ukina amafilime ahantu hatandukanye ariko nizihe mbogamizi wagiye uhura nazo zaba zaragiye zikubabaza muri iyo mikinire ya filime wagiye ukina imva imbogamizi ni nyinshi mana ntago nabona ukuntu mbivuga abantu benshi banzi tubwira ikintu kimwe cyakubabaje icyo kintu cyarambabaje koko ninyivuga mu gitindeho we yakivugiye yigica muziko ariko ntabwo gushya ako reba nkanje ukuntu ngana yego ntabwo ndi umukobwa uri hejuru cyane ariko uko ngana biramaze yego kandi reka uzagerayo murabona agasatsi mfite kaje ejo bundi abantu banzi ku ruhara banzi ku kantu k'agapara abantu barebye muri Jeni muri Jeni umukobwa ufite ukuntu bansetse noneho mana abayobozi bari bahari baravuga ati ni gute umwana ungana gutya shyiraho urupara uzi kujya school ufite urupara noneho warangiza n'ibintu ukoze bikabyara inyungu bakayireba habe n'ikintu ubonye bibaho se basi ikintu nisabeye bano bantu bari hejuru mukoresha abana ariko mubaye n'akantu umwana afashe itike ye umwana afashe icyo kurya cye umwana akuyeho umusatsi we mbese aritanze n'ababyeyi badutuka amazi niba ugiye no kumugaragaza kuri kamera unamunyujije amatambuka byiza ni umwandikiye izina nta mafaranga umuhaye usumusigiye iki ubwo muri ibyo bintu byambabaje nk'umuntu utekereza nawe aze kubitekereza neza aratubwira ariko ntekereza ko nabyo byaguhaye motivation yo gutekereza gukora ibyawe kuyo bitakubaho ntabwo wari kuvuga ngo nzajoininga Imiriro Films ntabwo wari gutekereza gukina ibyo nk'ubu ngubu hagati yawe na Kirabo hari agafilime kamwe murakina ni ibanga ariko reka duceke ariko wenda turaza kugacishaho bakarebe ntabwo iyo batagukora icyo kintu byari gutuma ugira courage yo gutekereza gukora ibyawe we na Kirabo iyo batangora ako kantu nanone ntabwo ubwonko nari bugire bugari cyane ikindi ntabwo nari kumenya sinema ngo ubundi nubwo twari guhura nubwo nari guhura na Kirabo ariko kuba barankoze ako kantu naratekereje mu bwonko burikaraga ndavuga ati aha hantu nkomeje kugendera gutya nazashiduka uko nagiye ariko ngarutse ngaho genera ubutumwa umuntu wawe waraguhemukiye kuri uwo munsi mugenera ubutumwa kandi reka mubwire Kirabo hano kuri iyi mihanda turabagana ntabwo urabona mitusabaga Kiramani ntabwo babizi ino iminsi 3 mwishyamba ibaza iminsi 3 mwishyamba gira ubutumwa umugenera mani njye nta nubwo nakirirwa mbeshye mani Soroba yatwaye ibikombe 2 filime ebyiri uza amafaranga ari kwinjiza ariko mani nano gutekereza avuga ati karakana kari gafite uruhara muri filime yanjye kari kabayeho gate basi ese wataga mama wawe niba basi wenda ngiyewe nta kintu yangeneye ariko byibuze abandi azazamura byibuze azaba ikintu gifatika kuko birababaza n'ukuri njye Soroba ndamwinginze uretse na Soroba n'abandi bantu bose bakinisha abakinnyi bakabasiga uko nguko ntabwo ari sawa reka tubaze Kirabo wowe urabyumva ute ku ruhande rwawe birababaje
gutse nyine duha urugero tubwire ukuntu bibabaje tubwire imvune reka nazo tubwire byose reka nkubwire ntabwo ariko buri mwana wese agira umubyeyi wumva ibintu kimwe ntabwo ababyeyi bose bumva ibintu kimwe mani uzi kugira ngo mvishe umubyeyi wawe ngo ubyutse mu gitondo mu rugo sibyo urakarabye amazi wenda ufite murumunawe mu rugo sibyo yayavomye isabune iragurwa sibyo uwo mwanya nawe cyagiye wakamufashije imirimo abana b'abakobwa murabizi tugira imirimo myinshi mu rugo sibyo nawe mwanya wagafashije imirimo umubyeyi ahubwo unarengeje uranamubwiye ngo ngurize sibyo uramubwiye ngo ngurize kuko uzi ko ibintu urimo umuntu muri kumwe ejo ashobora no kugira gutya bya bintu muri gukora bibyaye umusaruro ukatuzana ukereka umubyeyi ngo dore ibyo cyabyaye yego sibyo birababaje rero ko umwana yafashe uwo mwanya si iminsi 3 mwicwa n'inzara mu ishyamba mwicwa n'inzara mu ishyamba pe ntabwo ari ukumutera amabuye ariko nawe yumva ko yakosheje yarakosheje kandi n'ejo bundi byatwaye award sibyo yari ari kumwe n'abantu yatoranyije bro ntabwo ariko ikindi kintu yakoraga niba wenda gihe kirabo wenda ninjya muhamagaye ndamukoringa sibyo nabwiye uko se ko nshaka kuza muri groupe usaze nari sibyo yego tukajya kuri set hagashutinga abantu bamwe kandi mwese mwazindutse kandi twese twazindutse ahubwo wazindutse n'anashutinga ahubwo umuntu waje nyuma ngo ndamuzi ese wakorera ku kimenyane muri make ariko wasanga wenda abakinisha bwa mbere wenda nta kintu cyari cyakabonetse ariko niba ari cyabonetse ntagire icyo abaha yaba ngo mwandike se nagusubiza nanadukoringa ntabwo ari byiza rwose abantu bari muri industry bazamutse ntago mugomba kwambura abana ahubwo abana mugomba kubazamura kugira ngo nabo bumve ko babyiyumvamo nabo batera imbere nk'abandi bana batekereye mu cyanyu urumva rero niba nihiringa nkanjye ubwanjye yego ibi ni ibintu kubyinjiramo ni ibintu biba bitoroshye ibi ni ibintu bisaba kuba ufite ikofi penda byumva ariko ndigomwe nanjye ubu murabona ndi umwana sibyo ndigomwe iyo bombo yanjye wenda nari buguremo n'agakote keza nkakambara ndigomwe ndavuga ati reka kubera icyo nifuza kujya n'uwo nifuza kuba we reka utu tuntu mwigomwe nkora ikintu kizima ndebe ko ejo bundi nzagira ahantu hazima yego ariko kuki batanabitekereza ubanza ibi bintu byarababaje Kirabo kuko urabona ko Kirabo no kuri kamera yababaye cyane Kira hano ni kubitira murakoze ariko reka mubwire nawe umunyarwanda yaravuze ngo nawe upfusha uwatabyaye sibyo yego natwe muhate tukatufite pe yego ariko abanyarwandakazi abantu mwateye imbere kuturusha abantu muri hejuru yacu abantu muri hejuru nyine mufite icyo mwagezeho turabinginze niba uzamuye umuntu niba umuntu akubwiye ngo wamfashije kuzamura impano yanjye niba wumva ko uzamutesha agaciro cyangwa niba wumva ko azaze ejo hangize ugahita umutera amafaranga umusaruro waza w'ibyo mwakoze ukamutera mu bigori my friend muhakanire karashaka handi ashakira sibyo nikomeza gutesha umutwe abana b'abakobwa cyangwa abana b'abahungu sibyo nimurangiza ngo muhazane imihanda nimubona batangiye gutuma cano yanyishyuha sibyo ikundwa nimurangiza mwati mu bigori mushaka umuntu ngo mushaka abandi muzamura mukomeze murye amafaranga gutyo my friend natwe tuba dufite ibintu byinshi twagakoze sibyo birababaje ko ngiye mwambwira ngo cyave dukore wabona cyamara utangiye guhemba ukishyira mu mufuka wenyine ukatushyira mu mufuka wenyine uwo mwanya narawutaye urwo rukweto rwiza nakashatse amafaranga nkayirugura sibyo ariko se uwo mwanya naje muri kasi nzarubona gute se naje aho ngaho mani mujye mushyira mu gaciro ariko ntabwo tubatutse mwese harimo abanyarwanda ariko birababaje nubwo najya mpfa kurakarira umuntu bakatujya uko bwije n'uko bukeye yego nanone bisa nkaho abantu mu Rwanda kenshi twagiye ku bintu by'inkoranyambaga cyane tugashaka kwamamara cyane ubwo rero ugasanga na bano bantu bazamutse niho bari kudufatirana akavuga ati uyu nguyu ndamuriraho ejo kuko hari undi mwana ukiri inyuma nawe ejo murireho basi natwe turi gushaka kuzamuka tube seriye
yego tube seriye niba umuntu aje akagukoresha uyu munsi kubera kenshi tunyotewe no kwamamara ugasanga niyo mpamvu badukoresha ibintu nyine nawe utashakaga ugasanga yarore bataha wa muntu baraje baranayigukubiza utakaje agaciro none nyuma yo gutakaza agaciro n'ikintu ukuyemo tukiri aho ngaho Kirabo hari ijambo avuze ngo baranagufatiranye Imana ahita narakara kira nta ruswa y'igitsina waba warasabye ko mbona ubivuze bigahita binakubaba ntabwo ari nkeya ndeka mbabwire uwo muntu ntabwo umuvuga izina yego ariko manu ndindekorera ntabwo muvuga izina manu sibyo cyo gihe ndabyibuka yari 2025 2024 guhera sibyo ntabwo narenze mana yanjye narenze Kanombe honyine yego ubu ndabyibuka ko filime ya mbere nakiriyemo niyo umuntu bitwa Debe Comedy Debe ni umutipe wakoreraga Ikabuga yego uwo mutipe mana yanjye ntacyo mushinze pe ntabwo yigiza kwa karuswa y'igitsina naramuhamagara nanjye mwihamagariye arambwira ngo uri seri ndamubwira ndi seri nari buze kuza ahita nyinisha role yo gukina ibintu bino bikiramana yari haye ngo bino byo gukubita abakobwa bambaye ubusa nanjye izo ngo naraziriye nizo gutereta niterete mwana baragukubita hano kaza umubyimba urumva oya reka tureke ibyo ntabwo ndi kuvuga ndeba hari hose ndamushimira bamwiterike ahari ndamushimira kiramana arabakubita amana uwo mutipe atuye ahantu bita reba hano kurya nyuma sibyo sa nk'umanuka ngo ahantu bita ngo mu cyumbati uwo mutipe mvuga akorera ntabwo ari ngombwa sibyo yaramamagaye yego arambwira rero ninjye naramwandikiye inbox namubwira siko mfite impano yo gukina filime nta kuntu wamfasha yego arambwira witwa nde ndamubwira utahaye ndahamubwira ufite imyaka ingahe ndayimubwira ngo urumva uri seriye ndamubwira ndi seriye ngo ndumva nakuze ntabwo uririmba nuko yacubije ntabwo uririmba icyo gihe numva naririmba ntabwo uririmba ndahise arambwira ngo none se urumva uri seriye ngo ndi seriye tega uhagarare kurya nyuma nuko Imana n'ababeshye nibwo nje kurya nyuma ubundi nigarukira Kimironko naye ubwo amera nje Nyarugenge ndatega umwana w'abandi nunabeshye mama ngo ngiye gusura inshuti yanjye ararwaye urumva uwo mutipe namugezeho saa 8 z'amanywa yambwiye ngo saa 8 nibwo ari bume casting ndaza ngeze kurya nyuma ko se nageze kurya nyuma uri he kuri 40 ubwambye 40 ko nageze kuri 40 uri he akitega moto oya yaraje araza duhura kuri 40 nana yumva yigaye ko byarambabaje nawe turamunenze arumva arangije araza avuga ngo mbuka ndi kukureba ko nayo muzi kuri social media n'undi mbona ndamuzi ndambuka ndamubona ahita muri pharmacy muri farumasi agiye kugura imiti yagiye kugura imiti nabyo ajya kugura imiti muri farumasi wumva ibyo byarababaje man yo gukora iki nagura umwana bitabaye itonde urumva arambwira ngo tugende nawe umwe ariko turi gushotingera yaguze imiti muri farumasi we ntabwo narebaga gusa yinjiye muri farumasi sinzi ngo yaguze oya yararwaye buriya urumva ariko buriya kugira imbaraga ni byiza yego kugira imbaraga ni byiza ko no kuva na cyane ndi umwana nagiraga amahane biragaragara kuri nagiraga amahane urabibona rwose sibyo nshuti yanjye twagiye mu nzu yari mugiye gukinira filime mu nzu twagiye tugeze ku gipangu aravuga ngo nahangaha mu rugo nubwo se kwambwiye ko tuje gukina mu nzu yawe ngo nyine ngo nje gufata utwenda ngo kurumva nari mbasize kuri seti babwiye ngo nje gufata imyenda yo gukinisha suzi imyenda nyinisha sindamwe ndayizi njye nawe natwaye kuko yari iri mu nzu aravuga ngo uve fata amazi ndamubwira se wambaye amazi yo kunywa arambwira ngo injuru yafate ndayafata pe ntabwo ariko nakinze hari harangaye sibyo atavuga ngo none se ibintu nawe urabizi ati pe muri gutereta muri iyi zi ntabwo mbisubira murumva ndaje mbwese ariko reka mbabaze kugira ngo nyine urumva atangira kunyibwirisha utugambo twiza ngo Kirabo mwiza nyine ibyo ibintu nk'ibyo ndaje mbwese ubundi kamaze umuntu wese muzamuye muranza mukaryamana uranze ukamusaba ku gitsina avuga ngo none se ubundi ngo wowe ubwawe wumva wamusaba iki
ngerega natwe kugira ngo tuzamuke tuba twatanze igitambo ndabose ko umuhungu watanze iki wowe ko umuhungu watanze iki nawe buriya ko bwose ukoresha ufashe ku ngufu ngo ntabwo mufata ku ngufu warizana ngo nawe wari wizanye nkuko wizanye nawe mba rero ko mubwire nyene Peter wayobye pe wayobye ajambwa ngo urama yari yaguze mani bya binini byanoze Viagra niba ko bisasembize naye nambaye ikabutura buriya rero abakobwa tujye dukunda kujya kwitaba abantu tutambaye amajipo cyangwa amakanzu cyangwa ujya mu rwaza akaso z'icyuma ndababujije urumva twararwanye tugena navuye niba ari iki cyangwa twararwanye ngo makabati kari mu rugo rwe kankubita gutya ku gahanga naratashye mbeshya mu rugo ko nasinze kandi ntanywa inzoga urumva ariko kugira mvaho hantu byarangoye ariko n'ubejo ntitwakubitanye hano ku bisimo ndamureba gusa ntabwo yanyibuka none se nimba bajya byibuze iyo casting ari gukoresheje waba umaze gutwara n'umuntu gushaka uzi ko yandikiye se yaranyandikiye arambwira ngo urumva hari ikintu cyari yanyandikiye arambwira ngo umuntu wese uzifuza kugukoresha no mu bijya gusaba kuzamuka kwawe biragoye ndetse namubwira ngo ubundi icyawe naho kijya igihe nikigero nzazamuka reka tubaze na mugenzi wawe kugira ngo dusoze wowe muri sinema nyarwanda iki cyaba cyarakubangamiye tutagendeye kuri bya n'ibya Gakweto nyuma yo kuvuye kwa Gakweto nize mbogamizi wawe warahuye nazo cyangwa se niki cyaba cyaragushimishije kugira ngo wisange mu Miriro Films? Okay, imbogamizi zo ziba ari nyinshi nanone like nkanye mfite ababyeyi yego kumva umwana avuga ngo kuwa mbere umwana aragiye none umwana ufite school kujya kwiga none reba nk'ubu nakoze ejo bundi yego none reba waratsinze se ntabwo mutarasohoka twizere ko uzatsinda Imana izabifashamo ndabizi reba kuba uri umwana uba mu bintu by'amamuvi ukaniga nyine ni ibintu biba bidahura n'ababyeyi bagukeneye rero imbogamizi kuri aho ngaho ntabwo zabura pe aba ari nyinshi ingumi n'imigeri bizamo hari ugize gusaba ruswa y'igitsina se ho shawe yanaba mubeshyeye gusa nyine uhura nabo ukagira ukuntu batwara kenshi ntabwo biyegereza buriya ukibona umuntu akenshi nuko yari yitabiriye casting ari ubwa mbere ntabwo bari baziranye ariko ukibona umuntu n'uburyo ashaka kukwitwara uhita uvuga ati reka nshaka izindi nzira nshaka kuko uyu muntu nkomeje kumwegereza byafata urundi rwego Imiriro film rero y'ukuntu nayigezemo ni ibintu bitangaje cyane Kadete ndamushimiye niwe muyobozi wacu kandi mumuzamure mana mumuhe inkunga iyo ari yo yose bayiduhe twese Kadete n'umwana mwiza ntabwo bya bintu byose ntabwo ameze nk'abasoroba ntabwo ameze nk'abo kuko we tukimara kuhagera twabonye ko hari difu akenshi iyo ugeze ahantu n'ukuntu umuntu akwitayeho umusanzeho n'ukuntu ijisho umuntu akurebye tuvuga uyu muntu tuzakorana uyu muntu uko bisa kose nta mutima mubazanye muri sinema ubwo rero mu Miriro film narahageze mbona ndisanze kandi mbona ndi muri ahantu ugera ukabona ati izuba ryanjye ahantu ndabona mbona aha hantu ndavuga ati kabisa reka twigarukire kuri sinema yawe ari agasinema twabonye vuga ati nzagukorogera warakaye hariya ubuki ni umukozi wo mu rugo kiraba ari mabuja cyangwa muri abana wese wo mu rugo umwe baramukuye ku ruhande baramwadapse okay twese turi abana mu rugo ariko uyu mukobwa wanjye aritonda mutabona ameze kuriya mukabona n'abantu banzi barabizi n'abantu banzi kiraba aritonda n'umwana turi n'inshuti nubwo tunyine turwana ariko turi abana beza nyine turakundana rero hariya tuba turi abana bo mu rugo gusa uyu nguyu aba ari umwana wo mu muryango njye nari umwana wo mu muryango nyine arambabaza bikarenga imbibi zanjye n'ubwonko njye guza n'ababyaraneye rero mba ngomba kuvuga ariko se njye hari ikintu kimwe cyantanga buriya kugira ngo urire kuriya amarira ze ubundi bigenda gute njyewe ureba byancanze aya marira mudatuma rero mana ndagushimiye pe kuba waramaye aya marira azambeshyaho rwose ni gift y'Imana pe aya marira nyine kugira ngo aze ni ibintu birebire ariko nyine
ni gift ihambaye ibyo ntabwo kubona Imana ibarize kirabo karame iyo uri gukina na mugenzi wawe uri gukina turaturo uba wiyumva ute muri wowe mba numva ndi umuntu urenze wumva uri umuntu urenze mba numva ndenze kandi iyo ndi gukina ubundi njye ikintu cyose ngiye gukora numva ngifiteho umushake sibyo yego kenshi na kenshi uzajya gukora ikintu ari uguhatiriza urebe uba wumva nta kijyamo ariko ikintu ugiye gukora ubikunze urabifiringa ukabijyamo neza urasi ntabwo nzi gutongana buriya no mu buzima busanzwe ushatse ko dutongana buriya kugira dutongane twarwana niko mbayeho ni ukuvuga kugira ngo dutongane washyira hasi iki nanjye ngashyira hasi tugakubitana niba unesheje nkakubwira ngo guhera uno munsi ndakubashye nyine n'umwana niko nakoraga ntabwo ngo umuntu aza atsakurize mu matwi ya kubita nyine birangire ariko iyo ndi gukina nka kuriya w'amese niyo gukina mvuga nabi ndagerageza gakeya kuko ubundi niba ugiye kwinjira mu bintu witegura ko ibintu byose bazaguha uzabishobora ikindi turi aho ndi gusaba inkunga murabona dukeneye natwe ahantu dufatira ni ukuri dukeneye sapoti yanyu kandi ni ukuri turi abakinnyi beza ego pe ni ukuri hano hari abana bakiri hano hejuru pe hari abantu bazi gukina ariko nubwo babizi nyine hari ababizi nabo n'abajwara bari kubyiga ariko ni ukuri abana nkatwe bakizamuka dukora ibintu bya danje Like nka kuno iyo hamagaye like wenda ngiye gutanga urugero kuri Nyambo yihangane afite n'ibijyanye by'ubundi ntabwo ngiye kumuseka congratulations Nyambo congratulations ariko bura ukuntu wahamagara Nyambo agukinira buriya kubera n'akantu k'amafaranga ntabwo yirirwa histress ariko nkanjye nguha ibintu byanyabyo bya bintu uzabona ukavuga ati pe ahantu kizaza genda nigo natwe turigo mama niba atari ibanga Imiriro Films ibemerera gukina n'ahandi nta kibazo cyane rwose Imiriro Films nta limit irimo nayo okay bonereho rero nsabe abantu mufite amakampani akina amafilime abe ba wenda Soroba we ushobora kutazasubira ariko wanasubirayo mubashe guhuza nta kibazo kirimo urumva na bakiramani na ba Mitsutsu n'abandi bose nabansabe mbasabe rwose basabe murabona ko aba bana bafite akazoza kandi ibintu bakina ni byiza mubasapotinge mubahamagare mu masinema zanyu mubahemo amarore nabo bashe gutera imbere ndumva nta support yabirenze cyane pe ariko naguce mu ijambo yego hazagira umuntu uhamagara umuntu aje kumukiniraho okay ikindi ngiye kwisigura ku bantu wenda akenshi ngo kumena amabanga ntabwo aba ari byiza ariko ikintu cyakubabaje akenshi ukivuze urarumva ubwo rero hari abantu bashobora nko kumbona like nk'abantu baba bakomeye bakavuga ati aka kantu tukageze aha ngaha ni indangare kamena amabanga yacu kakavuga ibiki byose impamvu mbivuze biriya bintu byarambabaje oya nabo bazirinde gukomeza kubababaza ahubwo umusaruro watezeho mubahe namwe mubone umusaruro mugomba kubabona ntabwo tuzabatengwa n'umutugirira icyizere inshuti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda aba ni abakobwa banyu nk'uko mwabadusabye ngo twongere tubagarure murabona ko twari twabagaruye kandi turahari ku bwanyu kandi igihe cyose barahari ku bwanyu 001 TV Show Rwanda izababagezaho igihe cyose muzabashaka nta handi uca ni muri comment wowe utarakora subscribe ufata umwanya ukore ku jambo subscribe ukore kukazogera kugira ngo ibiganiro bijye byiza nuko bije aba bakobwa murabafite ngira ngo turabereka agace ka mbere kiriya sinema bari gukina mu karebe cyane none igice cya kabiri mwebwe muri bubabwire ngo turashaka ko mudukinira ibi mwabonye ko yasoje barwanya amubwira ngo nzagukorogera reka twitege ibizazanyo byitege bizaba ari umuriro twitege kabisa kandi tuzabaha ibintu byiza cyane ibi ni iriya jambo wabwira aba bakobwa bacu abakobwa bacu ni ijambo ryo kuvuga ngo batere imbere bazamuke ku bwabo kuko buriya utegereza bw'ibanza ntabwo wajya kubona management utabanje nawe kwizamura burya management za ahuzuye ntabwo management za ataruzura ni ukuvuga ngo rero namwe mukore cyane murenze uko muri gukora ubu ngubu icyo nzi cyo akazoza kanyu w'umwana w'abaturanyi karahari kuko ndabona tala mufite irarenze kandi mwebwe ntabwo muzi ko mufite tala ariko twe twamaze kubona ko mufite tala nabo barayizi ko bayifite rero hagati aho ntabwo barayimenye bo baracyari bo baracyari ko bakiri hasi ariko ntabwo muri hasi mwazamutse mwamaze kuzamuka
noneho kuba munahuye na 001 TV Show Rwanda natwe turabatera inkunga yo kubazamura kandi igihe cyose tuzabakenera muzaboneke tuzabazari rwose namwe nk'abashiki bacu wenda duhereye kuri Kirabo kugira ngo nawe tukugereho mubuye butumwa mwabwira ababyeyi banyu duhere kuri Kirabo murakoze ubutumwa naha mama wanjye niko niwe nsigaranye niko niwe nsigaranye yego ubutumwa naha mama wanjye ibintu yibwira ntabwo ari byo pe ibintu byo kuvuga ngo niba ngo njyewe kiriho navuze ngo nje muri sinema aravuga ngo ni uburara mubyeyi mwiza bizi ndagukunda ndanakubaha ko nawe ukunditira muri iyi si ntabwo ngiye mu burara mubyeyi mwiza kandi nzitwararika kandi nzaguhesha ishema sinzagutenguha mu bandi ba mama iryo rya jambo nkubwiye kandi ndagukunda Imana iguhe kuramba byiza cyane uzirinde kumusebya ntabwo nzamusebya kandi Imana izadufashe ntuzatwara inda itateguwe oya Imana ubundi ntabwo ari wowe ubyihitiramo oya umubyeyi akeneye inka nyine reka nkubwire ntabwo umukobwa urashobora kwitwara ku bw'ubushake ariko kenshi ntabwo umukobwa oya uzakomeza ubarwanye nka kuri abarwanye nzabarwanye kubera Imana izabimfashe kandi mu bwenge bwo kubicamo byose murakoze reka twature mugenzi wawe nawe tubwire ni ubuhe butumwa wawe umubyeyi wawe njyewe ubutumwa nagenera mama ndamukunda cyane uramukunda cyane ikindi akenshi ntabwo umubyeyi mwabura ahantu mu busanira kandi akenshi niyo twabusana ntabwo namushinze amakosa kuko akenshi niba ubona umwana agenda buri munsi muganiye nta kintu arakwereka nawe nyine uhita uvuga ati ubundi abajya mu biki ariko nyine ukaba nkabukira ndabyumva budara nugira n'umubyeyi utagukabukira ntabwo azaba gukunda kuba ankabukira nanone nishimye ndabimushimira ariko ikindi kwanu nakongeraho no ku bandi babyeyi niba umwana wawe afite impano mureka yigaragaze akenshi ikintu twica nk'abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi ni uko umwana agira impano noneho ugashaka ngo abe umwubatsi ngo niho hari amafaranga niho hari fondasiyo mu by'ukuri nta kintu kitakubera cyiza urugero njye nabonye ko nabo umuntu wa danje reba nk'umukobwa wafotoye Tour du Rwanda yabaye ejo bundi uriya mukobwa yiga ibintu byo gukamera wabona ari ibintu biciriritse ariko kuba yarageze ku cyiciro cyo gufotora Tour du Rwanda nyine yarazamutse cyane bivuze ngo umwana wawe buri kintu cyose cyamutunga yiyumvamo ahubwo icyo tubura ni sapoti y'ababyeyi kuko iyo ufite sapoti y'ababyeyi hari akantu kakuri inyuma ugenda wumva ufite motivation uba wumva nyine ukakaye nta n'umuntu wagutura hasi ubwo rero ikintu dusabye ababyeyi mudushyigikire kandi abana banyu nanone hari ababyeyi njya mbona bitwara nabi ukuntu ugasanga umwana akeneye igitsure ariko ntukarengere urugero nk'abana turi mu kigero kimwe umwana kenshi iyo umuhanye cyane agira akavuga ati akabuca amazi ibintu mama bambwira si sawa bivuze ngo abana turi mu kigero cyacu dukunda kumva umuntu dutwara nk'uko natwe tubishaka iyo rero uzanye ibintu y'uko ubyumva ntabwo duhuza kenshi nanone ikindi sibyo ntabwo ninjya kuzamuka muri ibi bya sinema nkagenda bitameze neza umbwira ngo upfa kugenda cyagiye imbogamizi nahuye nabyo mu muhanda imbogamizi nahuye nabyo nagiyeyo ntabwo ngiye cyeho nzafungura umutima ngo nze nkubwire ngo nawe n'umuntu runaka ambwira gutya na gutya nase nakubwira gute kandi nagiye n'ubundi utabishaka utabishaka nase ibyo byamarira iki mubyeyi niba umwana wakunze ikintu mushyigikire Imana umwana wawe yumva mu mushyigikire ufite ubushobozi bimusubiza inyuma abana bataganira n'ababyeyi kwa kundi nyine umwana guhisha amabanga ese ndahera he mbwira mama buriya umwana wawe kwisanzuraho niba uri umubyeyi ukaba ufite umwana ukwisanzuraho jya umenya ko ari Imana ikomeye cyane kuko kuba umwana wawe kwisanzura akubwira na bya bindi by'imbogamizi afite bya bindi bimubangamiye bigatuma nawe ubasha kumugira inama ariko iyo umwe cyangwa ndacya byose ari imiguruko n'ahandi usanga umwana yafashe decision itari ugasanga afashe umwanzuro ushobora kumugura reka nshobora no guhura n'icyo gisazanga kikambwira ngo kiranda kugira gutya mama atabasha kunganiriza ndetse nzajya kubwira mama ngo nahuye n'umuntu ambwira gutya na gutya mama atabasha kunganiriza rero ababyeyi ababyeyi ntabwo ndi gutegeka ndi gusaba ababyeyi mutwiteho nk'uko bikwiye inshingano zanyu n'ubundi murazuzuza niba wowe mubyeyi niba ushobora kubyukira mu kabari pe
umubyeyi we urazi urumva umwana ari bukure umuntu umuha inoza iriheso sibyo ni kwa kundi ndi bujya gushaka inshuti mu mama hirya kandi dusigaje umunota umwe wenda umunota umwe reka managinge neza ijambo rya nyuma mwabwira cyangwa ryo gushimira ijambo rimwe ryo gushimira perezida wanyu Cadette ku Miriro Films ngiye kintu namubwira ahari hose Imana ikomeze kumuhaza muri byose kandi ikomeze kumuha gutera imbere ikindi twese nk'Umuriro Films sibyo turifuza iterambere abanyarwanda mu dushigikire pe kugira ngo Cadette atabona imbaraga ari gukoresha zipfuye ubusa kuko nanone nimutamwereka urukundo nago aracika intege pe rero mwihangane mu mwereka urukundo natwe twese tumwereka urukundo natwe tumwereka ko turi kumwe nawe ikindi turamukunda yego murakoze cyane inshuti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda ibiganiro byacu nakagaruka aba bakobwa bacu turabafite karaga filime turaza kugashiraho mu karebe karaza gutangira ikiganiro noneho mwe muraza kujya muri comment mubabwira ati mukomerezaho cyangwa se niba mubona hari nibyo bishe mubagira inama kuko nta muntu byuzuza nta byera ngo de nta mwana uvuka ngo bakunzi ba 001 TV Show Rwanda mbonero mbashimire mwe mwari mudukurikiye ngira ni amahoro y'Imana abane namwe ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao turabakunda